bakunzi ba Judgment Victory Truth, ndabasuje cyane. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Mwanya mwiza rero tugiye kuganira ku ijambo bita celebrations. Iri jambo rikaba rigizwe n'inyuguti 12. Muri make rero iri jambo ni ijambo tuzibandaho cyane, aho tuzifashisha nibura amategeko y'ubuzima nibura agera ku 8 ndetse n'amahame 12 agenga ubuzima. Tuzabiganiraho rero, byose urumva bikubiye muri ijambo celebrations, kandi celebration igizwe n'ingombajwi ndetse n'inyazwi, byose hamwe bikaba bigizwe n'inyuguti 12. Ubwo rero tuzabiganiraho hano kuri Judgment Victory Truth. Rero muvandimwe, nakurarikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura kuri ijambo ndetse no ku bindi, aho nanone tuzatwiga ijambo ry'Imana tureba ukuri kw'ibiriho, cyane cyane tuzifashisha ibitabo bitandukanye, ariko icy'umwihariko ni igitabo cy'intambara ikomeye. Rero gukora subscribe ni inyungu zawe. Rero umwanditsi umwe yaravuze ati dukoresha uburetwa ubuzima bwacu Imana yaduhaye dushaka ubukire, ariko se amaherezo y'ubu bukire bigenda bite? Rero yarakomeje yandika ngo bityo tugahinga tukiyuha kuya, nuko tukabika nyuma, ariko tugatanga ubwo butunzi bwacu bwose dushaka ubuzima, ariko gusa tukabona igituro. Mwene data, nshuti, muvandimwe, nubwo bimeze bityo dutanga amafaranga menshi, ariko birangira igisubizo ari igituro. Ariko hari icyo ijambo ry'Imana rivuga, aho Yesu yabwiye abigishwa be ndetse natwe turimo, yavuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye azazukira ubugingo buhoraho. Rero mwene data, nubwo bimeze bityo, hari ibyiringiro by'agakiza, hari ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu, hanyuma byose bikarangira. Rero tuzaganira kuri iri jambo rigizwe n'inyuguti 12, turebe nubwo ubuzima bwacu bupfa, nubwo tumara igihe gitoya, ariko nanone hari icyo dushobora gukora kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza kandi itunganye, idufitiye akamaro ndetse ifitiye n'abandi akamaro. Rero ndakuratse kugira ngo tuzabane. Ubwo rero akaba ari inyungu zawe. Rero ubutumwa bwerekeye ubuzima bumeze nk'inyubako y'urusengero. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwira yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Rikongera ikavuga ngo utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Umubwiriza akavuga yuko ubute bugoramisha igisenge kandi bigatuma inzu iva. Rero mwene data, ndakurarikira kugira ngo tuzabane kandi tuzarushaho kumenya neza inyubako yacu n'uburyo ikwiriye kubakwa. Rero mu cyiciro cy'ubuzima turi abubatsi b'ingoro y'Imana, nyamara rimwe na rimwe imbaraga zikoreshejwe nabi zubaka inyubako yijimye irimo ibyago. Imbaraga zidakoreshejwe neza ngo zubaka inyubako yijimye irimo ibyago. Rero mwene data, uburyo wubaka, uburyo witwaramo bishobora kugena uburyo inyubako yawe imeze. Rero ahangaha inkingi zo kwitegeka ziba ari ndende, zugariye kandi zikomeye. Ibisenge byubakishije amabuye bigaragaza ko aho bisakaye hazaba hatuje. Ngo aho bisakaye hazaba hatuje, hameze neza, mu gihe inkingi z'ubuzima zimeze neza. Rero mu cyiciro cy'ubuzima, umugambi wacu ni ukuramya. Dukeneye kubaho dusingiza Imana nk'uko urusengero rubaho kugira ngo rutume abantu begera Imana. Ni nako ubuzima n'icyiciro cy'ubuzima bifite uwo mugambi. Rero nta kindi. Mu by'urusengero rero rubereyeho, hagomba kubamo umubano hagati y'Imana n'umuntu, hakabamo gusingiza ndetse no kuramya. Rero Imana irifuza yuko imibiri yacu nk'insengero Imana ituramo, kandi hakabamo gusingiza ndetse no kuramya Imana yo mu ijuru. Rero
mu buryo urusengero rubereyeho, ndumva umaze kumva akamaro kabyo. Rero bityo icyiciro cy'ubuzima tugomba kugaburira iyo sano kandi tukerereza ubwiza bw'ubuntu. Tugomba kugaburira iyo sano tukerereza ubwiza bw'ubuntu. Ubuntu bw'Imana gusa nibwo butuma umuntu agira ubuzima buzira umuze. Rero urusengero rwacu ariyo mibiri yacu nta kindi ruri cyo usibye kwigaragaza k'ubuntu bwayo binyuze muri Kristo. Rero kwita kuri urwo rusengero ntabwo biterwa gusa n'uko inyubako yarwo itangaje. Ubutunzi bwakuriwe ntabwo ari ubwo bigaragaza akamaro k'urusengero. Kunezerwa no kwishimira ubuntu bisoza umugambi insengero zacu zashyiriweho. Rero ndakurarikira kugira ngo ubashe kumenya neza umugambi w'inyubako yawe ariwo umubiri, kandi icy'ingenzi uzanezererwe ubuntu Imana yaguhaye. Rero ubwo buntu twahawe binyuze muri Kristo nibwo budutera gukora ibyo yishimira. Rero ndakuraritse kugira ngo tuzabane kandi Uwiteka azakomeza kuyobora. Rero ndagerageza kwihuta. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13. Imana irasaba yuko abantu bose bayubaha kandi bagakurikiza amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Mbese nawe biragukwiriye? Ni mu buhe buryo duha Imana ikuzo? Ni mu buhe buryo ibikorwa byacu bishobora kugira icyo bikora ku Mana? Ese ibyo bibazo uri kubyumva neza? Rero mu byishimo byacu, mu kuyisingiza, mu munezero wacu nk'abana bayo, Imana iranyurwa bikayinezeza. Mu byishimo byacu, mu kuyisingiza ndetse no mu munezero wacu nk'abana bayo, Imana iranyurwa. Rero kubera ko umugambi Imana ifitiye abana bayo uruta kure cyane igitekerezo kiruta ibindi umuntu yagira, ndetse birumvikana ko urukundo rw'Imana ari rwo kumucungura. Rero ingingo zigize celebrations nk'uko nabikubwiye ni ibituma ubuzima uko bwakabaye bwose buba intsinzi. Rero urumva ko ni byiza cyane. Rero celebrations urabona ifite ijambo, ifite inyuguti 12 nk'uko nabikubwiye, kandi izo nyuguti, buri nyuguti tuzagenda tuyivugaho ukwayo. Rero urabona C ni choices, A exercise, L liquids, E environment, B belief, R rest, A air, T temperature. Rero ibyo byose tuzagenda tubivugaho, kandi buri nyuguti izagira umwanya wayo, tuzareba icyo imariye buri umwe wese. Rero choices ni amahitamo, exercise ni imyitozo, liquids ni ibinyobwa, environment ni ibidukikije, beliefs ni ukwizera, rest ni ikiruhuko, air umwuka, T ni temperance. Ubwo rero urumva tuzabana kandi bizaba byiza. Rero n'izindi nyuguti enye zasigaye ni integrity, optimism, nutrition, social support and services. Integrity ni ubusugire, optimism ni ukwizera ko ibintu bizaba byiza, nutrition ni imirire, noneho social ni uburyo tubana n'abandi, support uburyo tubafasha, service uburyo tubana nabo. Ibyo byose rero ntekereza ko tuzarushaho kubana kandi Uwiteka azakomeza kutubera byose. Rero tuzagenda tuvuga kuri buri nyuguti, kandi ntekereza ntashidikanya ko Imana izatuyobora kandi izaduha kunyurwa rwose. Rero niyo mpamvu murarika kugira ngo ukore subscribe ndetse n'ibindi, kugira ngo uzajye ubona ibiganiro. Kuba ko nkora kwa ngo ni ifite inyuguti 12, kandi tuzagenda dushyiraho buri nyuguti uburyo dukwiye kubaho, uburyo dukwiye kwitwara, uburyo dukwiye kubaha imibereho ifitiye abandi akamaro. Dore rero ibigize celebrations mu magambo make. Celebrations, inyuguti ya mbere ibanza ni C, ihagarariye ijambo ry'icyongereza
aribyo bivuga amahitamo, aho iherezo ryacu ritangirira. Amahitamo tugira ni amarembo yinjira mu rusengero rw'ubuzima. Birumvikana ko rero amahitamo ni intangiriro y'ibintu byinshi cyane, ndakuratse kujya tugira amahitamo meza. Rero n'inyuguti tuzakurikizaho ni ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita exercise, aribyo bivuga imyitozo ngororangingo, umuti utuma imbaraga z'umubiri zibaho ntizishire. Ubwo rero urumva kugira imbaraga n'imyitozo birajyana. Imyitozo rero iri ngombwa kugira ngo umuntu ajye mu rusengero, idufasha kwinjira mu kuramya. Urumva rero imyitozo ngororangingo ni ingenzi cyane. Tuzakurikizaho inyuguti ya ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita liquids, aribyo bivuga ibisukika, ibihehereza imikorere y'ingingo z'imibiri yacu. Amazi abeshaho bya mu buryo bw'umubiri n'ubw'umwuka, azatuma gusingiza kwacu kuba kuzima. Rero tuzibanda ku mazi cyane, uburyo akoreshwa, uburyo tuzibana no ku bindi binyobwa. Rero ndakuratse kugira ngo tuzakomeze kubana. Indi nyuguti tuzakurikizaho ni ihagarariye environment mu rurimi rw'icyongereza, noneho ibidukikije mu kinyarwanda. Rero tubeshejweho nabyo, kwigira ku byaremwe mu buryo bwo guhimbaza ni ingirakamaro. Urugero tuzibanda nko ku zuba, turebe akamaro karyo. Rero urumva ko ni ingenzi kandi tuzaba dufite amahirwe atangaje. Rero urumva ibidukikije tuzarebamo ibigaragara, ibitagaragara byose. Indi nyuguti rero tuzahita dukurikizaho ni inyuguti ya ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita belief, aribyo bivuga ukwizera, ishingiro ry'imibereho yacu mu bya mwuka. Rero tuzabyibandaho cyane kandi ngeza ko bizagenda neza. Rero ukwizera kuri mu mitima yacu kudutera gukora twishimye. Rero tuzabana kandi bizaba ari amahoro. Indi nyuguti tuzakurikizaho ni inyuguti ya ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita rest, aribyo bivuga ikiruhuko. Nicyo gisana ubushobozi bwacu, budufasha kuva mu mavunane n'umunaniro by'umubiri, mbega kwicara imbere y'umuremyi n'umucunguzi wacu. Ubwo rero andika muri comment umbwire amavunane ni iki, ese umunaniro ni iki, kugira ngo dukomeze tujyane. Rero nta kibazo, turi kumwe kandi tuzarebera hamwe uburyo dukwiye kuruhuka n'icyo dukwiye kuba dukora turi kuruhuka. Indi nyuguti tuzakurikizaho ni ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita air, aribyo bivuga umwuka. Rero air ni mix of gases mu rurimi rw'icyongereza, ni uruvangitirane rwa gaz. Rero tuzarebamo cyane cyane uburyo dukwiye guhumeka umwuka ufutse, tugarura ubuyanja kandi tugakomera. Uyu mwuka rero uradufasha ukaduha kubaho mu buryo bw'umubiri ndetse n'uburyo bw'umwuka. Inyuguti tuzakurikizaho ni inyuguti ya ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita temperance, aribyo bivuga ukwirinda. Ibi ni byo rero ngoro yo gutungana kwacu hagati mu nkuta z'urusengero, ukwirinda guhindura indirimbo cyangwa umuziki mu buryo bukwiye kugira ngo iyo ndirimbo ibe ifite amajwi yuzuzanya. Rero urumva kwirinda birimo ingeri nyinshi, uburyo umuntu agomba kwitwara, uburyo umuntu agomba gufata neza umubiri we. Rero tuzabiganira kandi uko kwirinda ntekereza ko kuzatugirira umumaro twembi. N'inyuguti rero tuzakurikizaho ni ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita integrity, aribyo bivuga ubusugire cyangwa ukudatezuka ku bupfura bwacu. Ikibazo nkubaza nanjye nibaza ni mu buhe buryo twaba interenganya kandi Imana iri muri twe? Ni ikibazo rero, ese birashoboka ko umuntu yaba interenganya kandi Imana iri muri we? Tuzagisubiza rero, ndakuraritse kugira ngo niba unafite n'igisubizo ube wakandika muri comment, hanyuma ube wampa nanjye igisubizo gikwiriye. Irindi jambo rero tuzakurikizaho ni ijambo cyangwa inyuguti ni o ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita optimism. Rero iryo jambo naryo ni ingenzi kandi
optimism mu kinyarwanda ni ukwizera ko ibintu bizaba byiza, kwizera ko ibintu bizaba byiza. Rero muri makeya tuzagenda tuganira kandi iri jambo bita integrity ryo tuzaryitaho cyane, kumwe n'irindi jambo bita nutrition. Ibyo bintu tuzabyitaho kandi bizadufasha. Rero uzakomeze kubana nanjye kandi nkeneye ibitekerezo byawe, nkeneye inama zawe, nkeneye byinshi bitandukanye kugira ngo nanjye bitume mba strong. Rero ihagarara ijambo ry'icyongereza bita optimism, rivuga ukwizera ko ibintu bizaba byiza. Muri iki gihe rero abantu benshi barihebye ngo nta myaka 100, nta kurama kudapfa, ibintu byinshi cyane, ariko umunyezaburi yavuze ngo nzajya ndyama nisigure kuko Uwiteka ambereye maso. Rero ahangaha iri jambo optimism cyangwa kwizera ko ibintu bizaba byiza, ibi bituma tugira ibitekerezo bizima, sibyo? Iyo utekereje neza cyangwa ukizera ko imbere ari heza, bituma ibitekerezo byawe biba bizima, ugakora neza. Noneho uburyo tubonamo ko ibintu bizagenda neza nibyo bidutera gusingiza Imana dufite umuhati. Rero urumva ni ingenzi cyane kwizera ko ibintu bizaba byiza kandi tukabikora mu mwuka mwiza wo kunyurwa. Rero urumva ko iri jambo rya celebrations rikubiyemo ibintu byinshi tuzaganira. Ni amahame 12 agenga ubuzima. Rero birumvikana ko tuzaganira kandi nizera ntashidikanya ko tuzabonamo ibisubizo bikwiriye kandi by'umugisha kuri twebwe nitwemera kugendera kuri ayo mahame 12. Rero GTV Judgment Victory Truth ni icyo cyifuzo nifuza ko wazagira amagara mazima, ukagira guhitamo kwiza, ukagira ibyiringiro by'ahazaza kandi ugakora neza usingiza Imana, ufasha abakugana, ufasha buri umwe wese wizeye ko ibintu bizaba byiza kandi bikaba amahoro. Rero muri makeya turi kumwe kandi tuzakomeza kubana. Rero inyuguti ebyiri zisa nkaho zisoza tugiye gukurikizaho ni inyuguti bita nutrition N, n'inyuguti bita S yo ifite amagambo 3. Urumva rero turi kumwe kandi bizaba ari muri iki gihe avuga ngo ibintu ni uburyohe. Njyana y'umuziki igenda tugeraho tugenda turushaho kumwenyura, twizera ko ibintu bizaba byiza kandi tugakorana byose umuhati, tukagira ibyiringiro mu mitima by'uko Imana iri kumwe natwe. Nitubaho rero dufite ibyo byiringiro, ihame rikora mu mibereho yacu, mpamya ntashidikanya yuko tuzaba mu isi tunezerewe kandi n'igihe kiyagera twava muri iyi si, dore ko umuntu aba ameze nk'ucumbitse, nako turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Hanyuma ntekereza ko rero kuzabamo dufite kwizera ko ibintu bizaba byiza aricyo kizadufasha kuba muri iyi si. Naho tubayemo nta byiringiro by'ahazaza, nshuti muvandimwe, byaba bigoranye, ariko kubaho wizeye Imana bituma ubasha kugira amahoro y'umutima kandi amahoro aturuka ku Mana. Ibyo si ukukubeshya, ahubwo ni ukuri k'umutima, kuko Pawulo yavuze ngo yashakaga gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere, ariko agashima Imana yo imuneshereje, ibyo bikamutera ibyiringiro. Rero ijambo risa nkaho risoza ni
iribanziriza irisoza akaba ari ihame rya 11 naryo tuzibandaho. Ni ihame rikomeye cyane, ni ihame nsaba kugira ngo uzabe maso kubera ko hazaba harimo ibyigisho byinshi. Rero na ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita nutrition, mu kinyarwanda akaba ari imirire. Ubwo rero urumva ni uburyo bwo kugaburira umubiri wacu. Ese umuntu akwiye kurya ate? Ese umuntu akwiye kurya sangahe? Bigendanye n'ubundi na cya kiruhuko. Rero birumvikana ko turi kumwe kandi tuziga, kandi nituniga tuzarushaho kugendera mu murongo mwiza. Pawulo niwe wandikiye Abanyakorinto aravuga ati namwe iyo murya cyangwa munywa mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Rero tuzareba ibyo kurya uburyo bidufasha cyane, hanyuma tuzareba uburyo bimeze nk'umuntu ushinzwe gusana no kwita ku rusengero. Ni ukuvuga ngo kugira ngo imibiri yacu igarukane ubuyanja ni uko tugomba kurya. Rero ahangaha umwanditsi wanditse igitabo ndi gukoresha cyitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo, yavuze yuko ibyo kurya ari nk'umuntu ushinzwe inyubako y'urusengero. Muzagende mwitegereze inyubako izo ari zo zose, umuntu aragerageza akayifata akayisiga irangi, ahasenyutse akahasana. Rero birumvikana ko rero n'ibyo kurya ni uko nguko bikora, kandi uwo muntu usana cyangwa ibyo biryo bisana usanga nyine bihora bisana kandi bigasiga irangi kandi bikavugurura urusengero. Rero ikindi kintu tuzarebamo hano bananditse ngo ibibwirizwa ni ibyo kurya byacu by'umwuka bidutegurira guhangana no gushidikanya biba muri benshi. Rero urumva ko gushidikanya kuri muri benshi, ariko uko tuzarushaho kugenda twiga iri jambo nutrition, tuzareba ibiryo by'ibigaragara hanyuma tunarebe n'ibiryo by'umwuka, turebe n'uburyo dukwiye kubaho, kandi tuzatekereze cyane kubera yuko hari amagambo Pawulo yanditse abwira abantu turiho muri iki gihe ndetse n'abandi bazadukurikira isi niba itararangira. Yavuze amagambo akomeye avuga ngo Abisiraheli ngo bagenderaga munsi ya cya gicu bakarira ku meza amwe, ariko ngo bamwe byatumye batagera i Kanani. Rero tuzagenda tureba kandi tuzarushaho gusobanukirwa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko hari igitabo cy'inama ku mirire tuzakoresha. Iki gitabo ni igitabo cyiza nakunze cyane, ariko nanone kirimo amagambo ateye ubwoba. Banditsemo amagambo avuga ngo abantu benshi barapfa, ariko ngo ku bituro byabo hakandikwa amagambo avuga ngo apfuye azize kurya nabi. Tekereza rero niba umuntu apfuye azize kurya nabi, azize kudafata neza umubiri we, ari ya temperance, kandi Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutekereza. Rero muvandimwe, urumva ko icyo dusabwa ari ugutekereza cyane, kandi tugakoresha iby'Imana yaremye, yaduhaye, yashyize mu biganza byacu. Rero iri jambo urumva ko tuzibanda cyane cyane ku mirire, uburyo dukwiye kurya, tukareba indyo yuzuye. Hari abantu benshi batari bamenya indyo yuzuye. Ni indyo turya ikabaho ari itera imbaraga, hari ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Ibyo byose tuzabireba, noneho tunarebe ese iyo umuntu atabiriye neza, hari ukuntu umuntu arya akuzuza akarenza icyo bita mbiga, bigatuma ararotaguzwa, gukora ibidakwiye. Ariko hamwe no kwiga kandi no gukurikiza inama z'ubuzima, nizera ntashidikanya ko
bizagenda neza. Rero urumva ko imirire ni ingingo ikomeye cyane tuzibandaho kandi tuzabona byinshi, kandi mpamya ntashidikanya ko tuzabona igisubizo gikwiriye. Rero nshuti y'umuvandimwe, urumva ko imirire ni ikindi kintu. Rero ndakwifuriza amagara mazima ndetse no gukomera, ariko uzamenye ko kugira ngo uzagire amagara mazima, ugire imibereho myiza, byose biterwa n'ibiryo uba wariye. Rero buri umwe wese agizwe n'ibyo arya, nubona urwaragurika ukabona ugira ute, ibyo byose biba byatewe n'imirire itari myiza. Rero reka tuzasaba Imana kugira ngo amategeko yayo y'ubuzima tuzayashyire mu maboko yacu, hagati y'amaso yacu ndetse no mu mitima yacu, kugira ngo tubashe kubahiriza icyo Imana yavuze kandi itegeka buri munsi. Muri make rero tukaba tuzibanda kuri iryo jambo by'umwihariko cyane, nk'uko nabimaze kukubwira ko tuzifashisha igitabo bita inama ku mirire ndetse n'ibindi bivuga ku by'ubuzima. Rero urumva ko tuzaganira kandi mu buryo bushimishije, tukarushaho gusobanuka ndetse no gusobanukirwa. Rero iyindi nyuguti izaba isigaye kandi akaba ariyo tuzasoreza ku ijambo bita celebrations, tugenekereje mu kinyarwanda akaba ari uzuza imibereho yawe ibyishimo. Rero S ihagarara ijambo ry'icyongereza, nibura ihagararira amagambo atatu: social, support and society. Tugenekereje mu kinyarwanda ni imibanire hagati yacu cyangwa hagati y'abandi ndetse no gufashanya. Rero iri jambo bita social support ndetse na society, ntekereza ko ni ibintu bikenewe. Iyo urebye imibanire y'ab'iyi minsi usanga isa nkaho irenda kugera ku musozo cyangwa iri kurangira, ariko mu ncamake tuzabana kandi tuzarushaho gusobanukirwa ko umuntu akwiye kubaho afashanya na mugenzi we, kandi nibyo Imana yifuza ku muntu, kubera yuko Imana ijya guha uburenganzira Adamu kwita ibyo yaremye, ntabwo Imana yari inaniwe kwita amazina y'ibyo yaremye, ahubwo Imana yahaye umuntu uburenganzira cyangwa yamuhaye ububasha bwo kwita ibyo yaremye. Rero muri ubwo buryo ntekereza ko tuzarushaho kubana kandi tuzunguka byinshi ku bigendanye n'iyi nyuguti ya S ihagarariye amagambo atatu aribyo social, support and services. Rero mwene data, ntekereza ko judgment, victory, truth, urubanza, intsinzi, ukuri, tuzibanda kuri ibyo bintu kandi nkaba niteguye kugufasha. Rero nkeneye comments zawe, ukandika uko ubyumva, suggestion cyangwa igitekerezo cyawe ukambwira muri comment. Nta kibazo rwose, niteguye kugutega amatwi kandi niteguye kukumva. Rero birumvikana ko ibitekerezo ni byiza kandi birakenewe. Ikindi ndi kuvugaho ni like. Kuba ubikunze gushyiraho like ku musozi wa video ntacyo bitwaye, noneho na subscribe kugira ngo bijye bikugeraho ku buryo bwiza. Tukimara kugezaho video, niko kamaro ka subscribe. Tukimara kukugezaho video, wowe uhita uyibona iyo wakoze kuri all notifications cyangwa kuri kariya kantu kameze nk'inzogera. Rero birumvikana ko ibyo ngibyo nukora subscribe ni wowe bifitiye akamaro. Rero nkubwira nti ciao, turi kumwe, kandi iri jambo bita social, support and services, ntekereza yuko tuzarushaho gusobanukirwa. Amurakarama.